burya Rumuriza mfite ubwoba burenze ubwo nari mfite igihe mama yari akiri hano Birasa ataratumenya. Nk'ubu munsi Birasa amenye yuko umuryarya, akamenya yuko ibi byose umubwira nawe wari uri mu mipango ukorana na mama, akamenya yuko imiti yose n'amarozi yose mama yahaye Birasa ari wowe yaturutse mu biganza, bizagenda bite? Siko nsetsa ngo se Birasa azabimenya bikwiye. Nese ari ikimenyetso gihe ariko ngiye nakoranye na mama wawe. Birasa ntagomba kubimenya biriya bintu, urumva? Ntagomba kubimenya rwose. Ahubwo mwebwe mugende gakeya, kuko Birasa nyine namwe mwagiye mumuhemukira murabizi. Wowe na mama wawe, urumva? Imipangu yose mama wawe yagiye apanga kuri Birasa, erega nanyenze ubwenge mfite uburyo nabiproteje. Bimwe mu byakorwa ari byo Birasa yanakoraga wenda nanamuhaye sinye namuhaye marenga kugira ngo nawe yicunge. Nese mama we nyine wari umuhemu bigende bite? Kuki? Iki se nyine? Nese wari ukirumira habiri wakoreraga mama ukorera na Birasa? Urabizi mama uramuzi ariko ko ari umugome. Uramuzi. Uramuzi nawe ko imipango urayizi ya buri munsi ya buri kanya. None se buriya ntabwo ndi kubyumva. Wamaraga guhereza mama imiti yo kuroga Birasa ukajya kubibwira Birasa, wenda Birasa ntayirye, cyangwa se waba wavuze ati wenda babimugaburire ukamucira isiri. Ntabwo nge ndi kubyumva. mu Bakorinto n'amo Bakorosayi, nyine ijambo ry'Imana rivuga ngo nimurakara ntimukirize umunsi murakaye. N'icyumweru kizashira n'ukwezi gushira n'umwaka uzashira. Hanyuma se wakoze ibishimisha abantu kuryo mva yuko nakwishima nkagenda nseka, ngende nseka papa umwari yakoze ibintu byiza. Ngende nseka. Rero reka nkwereke umwanzuro pese mfata. Sibyo? One simple uriya mwana so wanjye. Ariko papa umwa niba wumva ushaka ko tubana neza, niba wumva ushaka ko tubana neza, ntongere gusubira muri iryo jambo. Komeza ufate ko ari uwanjye, ngiye nkomeze mfate ko atari uwanjye, ubwo buri wese agumana ibye. Sibyo? Papa umwa uriya mwana so wawe. Ntabwo ari uwanjye. Uriya mwana so wawe. Uriya mwana so wawe, subiramo ko atari uwawe. Uriya mwana so wawe. Yamwe ukuntu warayibabaje umwari yaje agira ngo umuganirize nkanye. Ibi bibazo kuki byafekita umwana koko? Umva papa umwana ndakwiyamenye, ngusubiremo ngo ndakwiyamenye n'ikindi gihe n'undi munsi. Uranyiyamye? Nagira ngo nanakwibutse ko umwana atari umwana wanjye, ari umwana wawe. N'ubundi agasuzuguro kose gaturuka kuko namufashe nk'umwana wanjye. Akasugo umwara bigendeyemo koko. Soni. Niba ina makosa ushinja ni ngombwa umwara agenderamo. Niba nibazo dufitanye ntabwo ari kurindira umwara ukamwereka urukundo, n'undi ko atazaguma hano yamara kugenda tugasubira mu urukundo kubera ko se wari umwana mwizara. Sinkasera. Gusa bigendeye mwate. Umva ahubwo reka nkubwire. Kuzuko kwa mugani mukasa atabanyuko. Ibyo ngibyo byumve gutyo nyine wishaka kubisobanukirwa cyane ngo byinjiremo. Umenye yuko nyine nimba ari cyo mwishingishije we na nyoko, muba wenda ngo Birasa wenda cyane nanjye mwazakira muri izo gahunda zanyu. Jambo zamukubita ku rutare rwose. Nta kintu bizatanga. Ahubwo ikintu mukuye gukora nimuce bugufi. Mwemere musaye imbabazi Birasa. Bazumbwira ngo warazimusabye yazikuyemo. Nese ko yazinyimye mbigenze. Wowe yazaziguha. Ikibazo nyine urumva wowe wabayeho na Birasa umujijisha. Sibyo? Umwereka kuri umuntu mwiza kandi ufitanye umupango na mama wawe. Wowe rimwe nawe mukongera ugahinduka. Urumva? Umugore muramutoteza. Se mwagira ngo nanjye nkore iki? Mama wenze ko afite amafaranga nagomba nanjye kuyaryaho. Nagomba kuyarya. None se buriya nje nasabye imbabazi, nsaba imbabazi umugore wa Birasa, nsaba imbabazi Birasa, ariko ikigaragara nta numwe unyizera, nta numwe unyumva. Reka ikintu mbona cyazakimura bino bibazo. Sibyo?
nuko nyine mama wawe nituramuka tugize amahirwe tukamubona sibyo njyewe ngomba kumubwira akazaza agasaba imbabazi urumva nanjye ngiye gukora ibishoboka byose nituramuka tubonye mama wawe mwumvishe ukuntu agomba kuza agasaba imbabazi Birasa mbega mukamena umuceri hasi mukamena ibintu byose hasi ku buryo nyine umuryango mwongera mukawubaka mukareka habamo amakimbirane no gucagagurana kuko byose aho bishingiye ni kunda nini n'imitungo nyoko arashaka kwikubira imitungo yose sibyo aha nawe akagushora mu bintu kandi uri umwana n'iyo mitungo n'ubundi nawe harimo n'iyaso hanyuma se niba ubona akora biriya akabikora musaza wawe nibirangira se wazakurikizaho kuko n'ubundi azakwibirandura niyo mpamvu rero tugomba kwigisha nyoko akaza akamena umuceri ndetse n'amabanga amwe namwe ufitanye na nyoko kuko Birasa nzagerageza nawe mbimwumvishe ko imbabazi ari ngombwa kuzitanga mumena umuceri ibintu bigende neza sibyo Domina nitumubona hari uburyo ugenda bimubwire kandi azanyumva nka muganga mbaye nyina ntese nta nyina agira nta nyina agira ra hako umutima mwiza wawushyize umva murahitamo we n'umwari musohoke mugende cyangwa mumbwire ngo njyewe nsohoke ngende ndafata hirwa tugende utagira n'impuhwe byuze uruhinja umwari atwite ubu se nk'uburamutse utumye agira umutima mubi nk'indi kavamo ariko uzi kuriya mwana wa Birasa ari umwuzukuru wa Rudovike urabuzwa n'iki urabuzwa n'iki kuvuga ayo magambo uramutse utumye umwari inda ye yikoroga inda y'umwana wanjye ivamo umwuzukuru wa Rudoviko atamwuzukuru wa Rudoviko ese mama ni kuba utarakomeje kubyara n'impamvu udakunda abantu ndakwiyamye nanjye ndakwiyamye sinkunda abantu mwari ntabwo agize imyaka 26 ariko ndakurereye umwana arakuze ndamushingiye aratwise agiye kubyara ngo sinkunda abantu urabuzwa n'iki se urabuzwa n'iki uri umupfu unaniwe n'urutoki ibaze nawe umwana wareze ageze ku myaka ngana kuriya ageze aho tugize amahirwe abonye umugabo mwiza ufite amafaranga agize gutya yubatse urugo agize gutya atwite kawe akavuga ati umwana yangarukiye reka mwakiriza amagambo meza reka muhe impanuro nk'umubyeyi none se utekereza ko nta nyirasenge afite umwana uribuka imyaka mfite urayibuka ndayibuka munyana nawe agiye kunzanira impinjo azane hano ndere ibya munyana nitwa twabisimbutse se umwana wawe nigeze imbyemera umva reka nkubwire nakubwiye ngo ndakwiyamye nakubanza ntumaze kundambirwa narakurambiwe naranaguhaze wambwise ngashaka yo nigira wakohoje kabagore ugiye tukiza ko nabona undi umukobwa unyemera jewe urunkungi oya nta kibazo kanze tuvugane nibi nahindukira nzahura na Birasa nawe mubwire nawe anyumve kucyo nshaka ibyakorwaga byose inzira byanyuraga byose nabirebaga ariko nkafasha Birasa ku ruhande rumwe na Domina nkamufasha ariko Domina we cyo yaragamije no gutanga amafaranga no gombye umutungo wa Birasa kaye nawe urabiza amafarasa ara muntu yanga ntabwo amuhora iki se Birasa rero mujye numva uko twabigenza fasha ubwo tujye kuranya uko tugende tumurebe nese ubundi ruhumuriza mama ntiyemera yuko yasaze rimwe abayigize umusazi ubundi akaba ari muzima ubundi ngiye buriya birancanga hari umuti se wakoresha byibura akakwemerera yuko ari muzima none ubundi byibura akemera kuza gusaba imbabazi ngiye buriya ndi tayari ibyo bindekere ndi tayari ku kintu icyo ari cyo cyose nge bansaba ndi tayari niba ari no gufungwa ngewe nzafungwe ibyo byose bazantegeka yaba ari mu rukiko yaba ari ribu yaba ari iyo polisi ngende tayari kwitandukanya na mama niba umuntu aragize gutya akica umugabo we babyaranye none ubu ngubu akaba yigira umusazi kugira ngo nge nzafungwe nta buryo nge nshobora gukomeza kumurengera umva nkubwirira ati ndeka no guca mu ijambo reka tugere tumurebe niduhura nawe nge ndahita nkubwira ko ari muzima cyangwa atari muzima ari byo yigira kuvuga ubushobozi ndabufite kandi nawe ubwe ashobora no kubimbwira ubu ushobora kugira akantu ukora ibyo bindekere we tugende tujye kumureba ahubwo
sibyo tugende. njye nitumubona icyo turi bukore nimuhora nawe turamutwara gakeya ningera igihe cyo kuganira nawe uze kuduha umwanya njye nawe ku buryo ashobora gutinya ko bimbwira uhagaze uruhande rwanjye nigire uze hirya. wigira ku ruhande njye ndivugana nawe kandi ndamenya ibyo ari byo ko ntabwo yareka kubimbwira ku buryo ari bwemera akaza agasaba imbabazi. ibyo binekereyeho bizakunda arabikora nanjye aho akunda kuba yicaye se ku mazi tugende rero tumurebe n'ingarana aryamamo ngenda yize n'ahantu aba yicatoragura nibura se iyo ngarani mushyiramo n'ibiryo nibura akirira namushyira ibiryo gute uwambonana nawe ndi kumugaburira ese ko ndahangaha ndimo ndacinya inkoro ukabyara we bambona mushyira ibiryo nabigenza ariko arasa neza nk'umuntu urya komeza uyicinye ibibazo bizakemuka nituhura nawe nubwo asa n'umuntu ushonje pe ibyo we biri reka tugende ndabona igihe kigeze ndabona amasaha agiye umva tunyaruka ahubwo tunyaruka turebe niba ufite agati rugwe ngira ngo ikibazo mfite wacyumvise ndakwinginze nk'umuntu inshuti yanjye urabona imbaza zawe nayo kandi amafaranga ntabwo urabizi mbabarira ukuri ubwaba ubw'amahirwe n'ubu usanze kandi namaje guhamagara kuri telefone ko aranagiye kujya hari umuntu agiye kujya kureba uhite umugara barahungu bawe muhite mukurikiye murangize ndakwinjiza kabisa umfashe kandi umakanira ase gaki ese kubeshya koko umugore aragufasha arakuzingazinga aragukubise pe ntabwo ari njye kubise urumva amenye wa mugore amazi kandi nanjye ashaka kandi nawe uhari nese ubu nabigenza we mfashe ikibazo ufite urakizi sibyo tumva kari nigize rero inyaryenge bigize akarakaraje urumva ko gahunda y'ubungu ari gahunda yo kugira vuba vuba nyine none hamuhite mubikoranye ase gaki uravuze ngo mubishe kare ntabwo ari kuvuga ngo waranagiye kujya akimara gusohoka igipangu uhite umagara abahungu bawe muhite mumukurikira ntabarengane kilometero genda gake uretse gato gahunda yanjye nawe urayizi yakundaga kuza ku iwanjye kundeba abahungu nawe nababwiye barategereje hafi y'iwanjye akiza warangiza gahunda nurambwiye ngo agiye kujya ahandi hantu hatari iwanjye numva ko gahunda zirahindutse kandi irahindutse ntabwo ibyo twumvikanye gake ubwo amafaranga nyine urayamba urongera indi miliyoni 2 cyangwa 1 n'igice byibuze amafaranga wampaye nahaye abasore ngo bakora akazi waba nyine akazi mbese akazi baragakoze noze aho twumvikaniye bo bari tayari ariko ubwo umuntu nimba ama misiyo nimba umuntu umubwira ari tayari so nimba atamubona umuntu misiyo ukuzana rero agenda gake suko ibintu bikorwa urumva giye twarica dupanga gahunda dufata ibikoresho tubishyira ahantu mu nzira birategereje kujya kubyimira kubijyana ahandi hantu ese ibikoresho bingana iki ntabwo mwabidura mukamutangira n'ahantu mukamwica ibyo byo nkubwa kuri gahunda zihindutse nyine nandi mafaranga nandi mafaranga n'ifite agakire azubwo urashaka nese amafaranga biragenda bite so ngwana gwaye none ayaye wampaye amafaranga yo gwaye yo kugira sezo wamaye ngo nyiha abantu ayabahaye naho utangiye kumemukira ndogo yawe ngiye nguhemukira guhemukiye kubihe bintu none se ubwo biragenda bite zana amafaranga miliyoni 1 n'igice ntabwo kayima miliyoni n'igice amafaranga nakumenya kuraye ase ubundi ubabaye so ubabaye gusa umugore ntabwo amafaranga twavuganye ko umwa amafaranga tuvugana igiciro umuntu ntabwo mukina amafaranga muri atwa agakire wikorana sibyo amafaranga wampaye ubundi wayampereye uwamaye wari wese wampaye twayambyandikiranye ko umpaye amafaranga gwaye ayaye wampaye amafaranga ariko rwego urashaka kuminduka se nawe guhinduka zo tutanyira ngiye nawe turi inshuti yego nyine noze kuba turi inshuti usone kuzumbeshya bekira ntabwo cyo wampaye amafaranga yego kumana isinzi amafaranga gwaye wabyanditse cyo wampaye amafaranga rwego gwaretse ko mu ayajya gowe mukehe wowe ufata ibibazo by'umugore wawe ngo uzubindonde ku mutwe ese amafaranga wakize aye wampaye ngewe tugura iki wowe mindi umusazi habwo umugore akugize umusazi no uzuje guserera kuri ngewe umamagaye nze nkuri ibibazo byawe ugomba ukamfasha kwera gufasha iki nyine gufasha iki ese bitwavuganye ntabwo ubizi uzana amafaranga miliyoni 1 n'igice ari se nagwaye ayaye wampaye nese ndi umusazi ku buryo nabyo bwana bizi ntabwo waraje kuneka nawe washe kuneka imiti kweri allo Mona Lisa Honey ubiti umeze gute umeze neza wowe se umeze ute cyane ni ibisanzwe nta kibazo amakuru yo mu rugo mu rugo nyine biraho kuko nyine papa arwaye ariko nyine Imana iradufasha akomeze kugenda nyine yoroherwa ako basi ari koroherwa gake wowe se umeze gute sabe nanjye ndashima Imana nyine biraho biragenda nta kintu gishyashya usibye kuwukumbura
si ubu bwankumbuye ntabwo wumvise. Hirwa ntabwo wambwira ayo magambo. None se kubaza ikibazo. Ntabwo uri mu bantu bemerewe kumbwira gutyo urumva. Urabizi ko umutima wanjye uterera mu wawe. So rero ntabwo wemerewe kumbaza iryo jambo. Navuga ko ngukumbuye, wowe ugomba kumenya ko ngukumbuye. ariko nyine gusa nyine nashaka kubwira ko ngiye vuba ndaza pe, vuba ndashaka kuza nkaza nyine ibana ngashakisha. Nese ubwo uraza ute kandi mama ntabwo arakomera, papa aracyarwaye, nese urabasiga barasigara bitabwaho nande koko? Oya ibyo ngibyo nta kibazo, ni ukuvuga mama yasigara nyine afasha papa kuko papa ndabona nyine arimo aroroherwa birimo biraza, ariko njyewe ndumva nshaka gukora, ndashaka kuza i Kigali ngakora na ka kazi bita ko gasuzuguritse, ngakora ngiye ndumva nshaka kugera ku rundi rwego. Nise berega ibyo ngibyo ntabwo mbihakanye, ahubwo si ikibazo uraza, nanjye ubu ngubu akazi urabizi ntabwo nyiri mu kazi. Nese ubwo uraza bigende bite ko nanjye ubu ngubu ahantu nari ncumbitse ni ku mushuti wanjye, ntabwo ndabona akazi byibuze ngo nawe nsubire mu kazi. Nese ntabwo wagaruka ngo dusubire muri aba buzima twari turimo, byibuze waba wihanganyeho gato ukaba uri kumwe n'ababyeyi. Urabona hano ndi namara kubona akazi kuko njye ntabwo ndi gusipendinga, tukabona basi ayo twakwishyura inzu. Njyewe kuri se kuko ngiye sigara guma. komeza umuvugishe nawe nta kibazo. Rwose urwo wambabare uko umuntu w'inshuti twabanye ukarakumimukira ko ubariki kubizi ingamba twagiye niba nagusabye wambara ukabinkora kuko ndakwinginze rwose. Asega kiri ibibazo umugore ni ntagutesha umutwe ngo nawe utumutwe kuko ngo usare wemere gusara. Genda gake sibyo, genda gake. Twapanze gahunda nanjye ntabwo nanze kuyivamo sibyo, ariko bino bintu bishatse kubitera hejuru nakwihakana naho mpuriye nawe wagenda wenyine sibyo. Rero itenda gakeya tupange gahunda igendere ku murongo sibyo. Nimba bitagikunze kwaza hariya mu rugo ngiye tukaba tugiye kujya muri iyo gahunda yawe yindi urongeraho amafaranga. Ariko se amafaranga nakora afite ko reka musabe ikintu kimwe basi mbabarira umunyice sibyo. Numa namara gupfa ngiye nzagwa miliyoni 3 niba ngombwa ninzo nzayigurisha, ariko nemere ngiye mu igihembo cyawe miliyoni 3. Ase ntungutse igitekerezo aho kugira ngo urinde umena amaraso y'inzira karengane y'umugore wawe ushaka kwica umuntu. Wigeze wica umuntu arimo abica umuntu mwicira iki? Wow, kwihagaze nk'umuntu w'umugabo ugatumura inyana y'imbi gasohoka. Umugore gutesha umutwe umugore. Oya rugwe bavuganye agomba gupfa, ntabyo kuvuga ngo byoroshye ifata umugore. Byarananiye wenda nkora icyo ngusabye. Asi ugomba ukabikora. Kumujena kumusohora ni ikintu cyakunaniye. Mbabarira wenda ugasigara umutungo umeze neza. Ariko ngibyo napanze nibyo ngibyo sibyo, we mbimfasha. Niba basi ngiye ngomera kuba amafaranga 2 ngiye nzagwa miliyoni 3 sibyo. Ariko nyereka gahanga ke kumeza. Umushaka umugore wawe wabingore, ariko urugo wambara ukabinkora kwa binyemereye. Naga ryo twavuganye ibi bintu byo kumbwira ngo ngiye ngo nigende ngo umusore muzo nako byakunda. Simbabare wumface umuntu apfi nabi nsitu. Amafaranga yose nimara gusigara muri imitungo nzemera ngurishe neza cyangwa ngurishe n'ikibanza. Wemeye amafaranga? Wana nagara ntabwo nagurishe ni anegisi nkagira. Wemeye amafaranga? Ndemeye rwose. Biziko amafaranga ntacyo adakora. Ndabyemeye se umuntu nigeze nkwekoshona. Okay, miliyoni 3. Ariko umunyereka umutwe ku isahani. Ndakabura ababyeyi banje. Nzayiguha rwose. Miliyoni 3. Nzaziguha pe. Ariko mbona umutwe muzanye gutyo. Ku gasahani. Rero kamwereka ko tujye kugenza. Mfata abasore banje tuhindure gahunda gatoya. Uramenye igisubizo ryari? Ntabwo ngutindire kamanzi mvugana n'abasore banje nyine. Ngaho genda muvugana zo uhita uhamagara ubwiko. Baba rasishaka ko bitinda gusohoka. Wihuka. Ibintu bitinze birapfa. Nuhubuka se bakagufunga imyaka ubuzima bwawe. Ntabwo mwizeye ntabwo bakobera mbizeye. Nose ngende bigendere kunaniza. Ntacyo ugenda we kunaniza. Subizo ufite bwanjye nawe. Ngaho binkorera. Reka tureka guhubuka. Ngaho binkorera kwinginga. Tone banze nicere ntekereze ubwonko bugiye kugiye neza, ntekereze ukuntu tubigenza nyine. Humura nama iminota mike ndaheba ngo amara ngo kunimira. Ngaho genda bitekerezo. Witugaruka mu gisubizo sibyo. Ariko ihagarara bwana.
umugore wamfashe ibyo ngusabye wevana warko kandi nawe ushaka kuwandika umuntu humura ushaka kuwandika umuntu si amafaranga umva ukuntu watangiye kubona amafaranga naguha 3 miliyoni ukuri miliyoni 3 nzongera na 500 wanyeretse umutwe we miliyoni 3 na 500 ikimenyetso nuko ube wikinira umva kugira ngo ndemere kare wishe urumva urabona ko wagutwika kwano kw'ibumoso hari akaregeye hari akantu kameze akantu k'intuza k'akasono n'umukara hano yari yapfa umuhere hano akantu kameze gutya ndashaka uzakuzane kunyereka gutya mu ahubwo se mbere ko ngenda muri gahunda tugiye gupanga cya kinyabupfura mu kwica tukizanemo mu mico uko mushaka mu kubita tutabure n'umushaka mukate sinkuge ngo uce n'umuco amara sinkuge ngo uce n'ugutwe wowe unzane n'ugutwiko mbese tumugira amayezi ibyo kuri kubishaka ngo upfa ko yapfuye nta bindi simbuka shagira miliyoni 3 n'igice erega ninzire wanyica ntubone ibyo ndayaguha rwose ngaho tuza rero ngaho gira umbere umugabo rwangu kuri gahunda sawa sibyo ngaho genda nyine turavuga kuri telefone kabana ari babi ubu rugo ntabwo yaranyihindutse ariko nanjye ndayamuhora uko anyeretse umutwe we mbese ari ndaza kuvugisha mu kanya no okay muvugisha nawe nta kibazo n'ubundi uje usanga ibintu twari turimo atari ingenzi cyane gute ibyo mwamuri kuvuga byose aricyo byaba bitwaye byari iby'imiryango tu none se gusa yeah. Okay. Bitches. Kumeze nk'ubunzi imitima se nkaho ushaka kuvuga ibintu byinshi ariko udafite ahantu uri buhere. Umeze neza? Meze neza nta kibazo hari. Okay. Ntabwo umeze nk'umuntu umeze neza. Well, actually, mama. Yeah. Siko bigeze naho sinakazi kari kunanira. Kora mama message amuturaporo bishoboka ndabikorera hano ariko ndumva ntafite mode yo kujyayo. Urwaye se? Somehow. Nta muriro ufite. Ongera ukora twumva. Nta muriro ufite. Do it, okay. Muganga. Twabuze ngo muganga nawe. W'imitima nese we. Nta muriro ufite. Uri gukora ku gahanga kandi uvura imitima. Ndashaka kumva ko ufite umuriro. Gukora ku mutima rero gukora ku gahanga. Nese ko cyo ndashaka kujya kwazi. Kanyuma mu mwanda kujwi bura. Hey, ntaho wari uherutse undebere. Akabagore bakabasengereza imwingizi ncyanutse imwigizi ncomotse ahantu hose wagira ngo niko sereka nkubaze. Kandi wowe uri isugiye hano ntaho wari ntahura umugore wawe. Ubugiye kwifata rero wigira umuntu w'umuhatari umuntu utabagina hambese udakorwaga uraza unkwesha abantu njana. Uranjana hera. Ndakubaza nsubiriramo neza amagambo wavuze. Amagambo navuze se nje ndavugaga ndiki. Kandi unsubiriremo ibyo wanyibwire ntago ngiye kukubwira ngo ngumbwire ngo amagambo ngo wagiye kuvuga hande oya. Niko harya ngo umugabo wanjye ngo iki? Uwirwa ubungabunga utari inkuru ku mugabo wanjye nigeze mugucungisha. Ubwonko bwanje babufarumasi nta kintu na kimwe ndi kwibuka. Ku buryo se utari kwibuka ko umugabo wanjye ngo yabyaranye na Munyanara. Ahubwo sugiraga umugabo wowe. Ni wowe umugira wowe ufite kara kantazi kawe wajya ngo nagasazi. Ni wowe mufite? Nawo nibuka. Nigendere ni. Umva nkubwire fafa ntumenyere. Ikisi. Nakubwiye ngo nsubiriramo neza. Umbwire n'icyo ushizwe ku mugabo wanjye ku buryo wumva ko ugomba kugenza umugabo wanjye ahatambutse akandagiye icyavuze n'uwo bavuganye ni ku mugabo wanjye umushinzwe hiki. Ngiye mfatanyije nawe urugo.
ako si mama mwareka nkubaze ubundi uri ruvuga ngo umugabo ngo ibikinga amagambo navuze ntago ubwo duherukanaga ari wowe wavuze ngo urumva ngo mbese ngo wamenye amakuru ngo papa umwari ngo yabyaranye ngo na Munyana ngo Lukasi ngo umwana ibyo byose ntago ari wowe wabizanye atari wowe se wirwa muri shyushyushyu na jojwa ahantu hose wirwa ubungabunga ugenda uvuga ariko reka nkubwire umunsi umwe nzagusatura ubwo bwonko none se urari numbwira ngo ni njewe ngiraga igiterinda ngo nguki ninde wakubwiye ko njewe ngiraga igiterinda none igiterinda cya papa umwari ugendana nacyo ku buryo uzaho yashyize hose naho yakuyemo aho yateye indura hazi ese wagabanyije amagambo ukiga kubana n'abantu umunsi wabonye inda yanje igeraga ha uzambaza nubaza kumbaza ngo umugabo wawe ikintu uzaba waratwite kari agacumba kawe ngakubita hano ngo bigenda guca ntago mbizi kuko ibyo agendanaga nje ntago mbigiraga nje ntabyo mfite uzabigirira u Rwanda icyo ngusabye ndakwiyamye akosiki Maître Dudu ni karibu murakoze amakuru yanyu amakuru ni meza ndabona mworohewe birimo biragenda biza gake gake ndabona pe nanshimye nkuko nari nabikubwiye kuri telefone yego ndashaka ko tubyutsa ikirego abamufashije tayari pe ndashaka ko dutangira ikirego rwose byibura umwari azajya kugaruka muri uru rugo asanga ibintu bigeze kure ntacyo bitwaye so aka gafurashi uri kubona kariho ibimenyetso amashusho yose nafashe ari kuri aka gafurashi y'ubugome bagukoreye yego ushobora kuza kukarebera mu rugo cyangwa oya nta kibazo uraza kubireba ubundi niyo mpamvu niyo makuru ndi bukore kubera ko original ndayifitiye ni copy thank you urakoze cyane rwose uraza kubireba urebe ibimenyetso byose biriho urebe ko ari cyo bizadufasha mu kuba watanga ikirego noneho tubikoreshe nta kibazo ubundi iyo ufite ibimenyetso ubundi mu rukiko ubundi urabizi n'ibimenyetso ibyo ni ibintu niyo wangiye kubyinjiramo cyane nari narabigusezeranyije ariko none se avoka ndakumva mfite ikibazo gikomeye Domina urabizi neza yuko yasaze ayo makuru ndayafite ko ntabwo afatika ibyo ndabyumva kubera ko kugeza kuri uyu munota wa none nanjye ubwanjye sindamubonesha amaso yanjye ngo amenye niba ari byo cyangwa niba atari byo ahubwo ikibazo mfite amakuru y'uko ko ibyo ari gukora byose ngo ashobora kuba ari byo ari kwikoresha kugira ngo akunde abunge ubutabera none se ubwo bizatworohera koko ariko amategeko uzi icyo akora nuko numva nashaka kuva iruhande pe ntakubeshye igihe cyose mba ndi hano nicyo gihe kinezeza mu buzima bwanjye bwose mbona utambuka sometime mvugisha tugateka tugasangira biri mu bihe bindyohera nyine nkumva bitanarangira mbese nk'umunsi mba ndi hano mba numva uwo munsi wakikuba nka kabiri cyangwa se nka gatatu bikaba nk'ukwezi kuko nta kindi kintu nyine mba ndi gutekerezaho usibye gutekereza kuri wowe magara binyihanganire sinzi ikintu nagufasha hagati aho ngaho icyo nzi cyo ntugomba kujya mu kazi namunda
ndagukunda mwana. Hano hanze hari abakobwa benshi sibyo, kandi beza b'uburanga buhebuje. Ngira ngo ubwo duheruka kujya ku rusengero wawe waranabibonye, hari abakobwa beza pe benshi bari mu rusengero. Wait, please. Hey, insist. Maka garukiraho. Maka please. Ntabwo nshaka gushwana nawe. No, maybe nshobora kuba hari ukundi kuntu nkwakanira mudashobora kuba wenda wumva cyangwa usobanukirwe. So, let me be honest and very, very clear. Nkundana na Hirwa. Maka nta n'ikintu gishobora guhindura ibyo bintu. Hirwa yaba hari yaba adahari. Hirwa ni urukundo rwanjye, Hirwa ni ubuzima bwanjye. Ntahari wowe wabinyibwiruka. Nkuyiyamye ku mugabo wanjye. Aho yaba arara, abo yaba arana nabo, aho yaba yirirwa, ibyo yaba akora n'ibyo yaba avuga ntago bikureba wa mugore we, ntago bikureba singende wawe sindi wawe, n'inzira ijya iwanjye ntago ica muri saro yawe. Ariko ubundi buriya nta harimo akantu kasabunovapa buriya hagati yawe na papa umwari kubera icyo ashurashura agacana. Uzi ko ntabaga ari kundeba. Yanyuze waguca mbona amazi gari kumwuzura akanwa. Kandi uri kubona nawe uri igitomati. Uranatoha. Uburyo rero papa umwari niyo yaba indaya kwaje naba indaya wowe akagukenera irebe ubu iturutse hasi wigeze hejuru. Ndi kureba ukuntu umeze guco. Bihabaga habuze. Komerutse no kumubona. Abonye ahantu ijipo yanitsemwa akagenda ariko baza ngo iyi jipo niyanda agenda areba umuyaga guri kwijana kugeza umugejeje ku mugore wa nyiri iyo jipo. Aho ubundi wafashe amasengesho waruntu. Umva mugore we nagusabye ko umvira ku rugo. Agusibye. Ariko rata mama mwana ukwirega njewe nawe dushaka. Jewe nakubwiye ngo mvira ku rugo. Nje nawe dushaka twaba inshuti wenda wabona umugabo wawe ntago ari gukunda. Ntago ari gukunda iyi full package ukamenya impamvu wakundaga abantu bafite akabiri kangana guca. Reka nkubaza tukaganira nje nawe kugira ngo dusigasire. Ko numva wigize umunyamakuru wa quartier. Ko numva ko abasengereza yose ari wowe wiza kugisha inama, ari wowe wiza kubaza amakuru agezweho n'ayavuyeho n'ayapfuye n'agize ate. Harya ngo papa umwari ngo wamubonye hehe ngo byagenze bite kugira ngo wemeze yuko ari wese buriya mwana. Nubwo atari nje wabivuze kandi ari wowe byavuye mu kanwa ukanabitangira ukavuga uti nanjye nabyemeye. Umaze kubyemera nyine nanje nahise numva ko ari byo nyine, ariko nari nsanzwe mbizi nabimenye nari namenye nyine yuko nari naramubonye ari gusohoka kwa Munyana. Agasuka yo guca kandi yagendaga amufashe gutya akagenda aranamukoraho guca akamukururana hano. Yaramukururaga guca ashaka mutegera akamutereka amaso. Yajoga ni hano hari urukundo kavuga ko umuriro gwatse gwabaye ivumbi. Wowe se ko nigeze nkubona aza kugukora kuri ayo maso n'ayo matamba yawe. Njewe bireka ibyanje ariko nyine narabibonye ko papa umwari yakundaga kuja hariya muri karagazi ka Munyana. Yagiyeyo nka kane ngiye kubona mbona Munyana atangiye kuja arahaga kaja nkaja ndabona icumweru kimwe ingana guca indi ingana guca indi ingana guca gutyo mbona inda igeze guca. Bagomba wowe icyo ugomba gukora bindekere sibyo? Ikintu ngiye kukwizeza upfa kuba iyi flash nyifite. Rega narakubwiye ngo nzagufasha. Uriya mfite nandi mabanga. Mfite amabanga menshi ya domine. Se wari uzi ko yigeze kumakaza? Ibyo ngibyo ntabwo nari mbizi. Yoya tubyihorere ariko kubera ko ninje mu kibazo cyawe. Sibyo? Kubera ko ninje mu kibazo cyawe. Uriya ziko turi inshuti. Hari deal twakiri ariko irajya muri iyi dossier. Nayo irajya muri iyi dossier, don't worry. None se Maître ndakuba kujyana umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe mu rukiko biraza kutworohera? No, icyo cyo ntabwo bishoboka. Turabanza dukoreshe icyo bita investigation. Turangiza tumenye ngo birashoboka kuba yarateye umuntu icyuma byonyine.
ashobora no kwisarisha ariko hari ababishinzwe ibyo ngibyo nawe wabifasha ariko wowe niba ufite icyo kibazo nawe reba uko ubigenza mushikirize n'inzego za polisi ribu ariko muri bucece ngewe ndakomeza mwigireho inshuti n'ubundi ampereza amakuru kandi ayo makuru niyo azajya kuri ibi byose reka guhwereka ikintu cyiza twakora yego aho kugira ngo wowe wongere guhura nawe hari umuntu w'umushuti wanjye wari uri hano kare natumye yego kandi n'ubundi yajyanye n'umukobwa we Latifa reka tumenye neza amakuru 100% ko Domina biri ari byo ari kwikoresha byamfasha nitumara kumenya ko ari byo ari kwikoresha ubwo kiraba ari ikimenyetso cyo kugira ngo tunamenye neza naho twamukura mu buryo bugaragara noneho nta ikintu uze kumfasha umuze n'umuntu byibura kubera ko urabona kuba nava hano nkagenda byo ntabwo bishoboka umuze n'umuntu byibura wazajya kumufata rega nziranye n'abantu benshi bakora mu buyobozi abapolisi nagufasha erega ikibazo nakigize cyanjye gusa ndi mu kazi ariko akazi ntabwo gakura kuba umuntu reka mubwize ukuri ibi bintu nuramuko bimfashije bikava ku murongo bibisori bikajya ku murongo neza ni ukuri ko Imana asingiye kukubeshya wari bambwiye yuko hari amafaranga twavuganye ngomba kuguhereza yego nzakuba 3 njye ibintu nubimfasha bikarangira neza nzakuba 3 erega ngewe umukiriya yanganye yatsinze ni ngewe amanota barayanjye urumva se ntiwandangira ubundi ibyo byo birumvikana nuko tugenda tubona akazi ariko icyo nshaka no kugira ngo ibintu birangire namwe ngo hari igihe mwinjira mu kazi ko kuburanira umuntu w'umunyabyaha kandi mugamije kumugira umwere none se ko ari akazi nabyo mubikora nk'akazi uzi neza ko umuntu ari umunyabyaha ariko ukajya kumuburanira ubizi neza ko azatsindwa akanafungwa rimwe na rimwe tukanayarya ariko werega kuyarya byo ni inshingano kubera ko rega amashuri muba mwarize nayo ubwayo muba mugomba kuyagaruza reka nkubwire ibyo ni sekre yacu ariko we binshinga ndabikwishyura rega nushaka wowe kwirirwa ubitekerezaho cyane ko mubyemerewe n'amategeko se twe dushinzwe kuburanira ibintu byose tukabigira clear nta kibazo cyane ko iyo umuntu agiye no mu rukiko rega burya ntabwo uzi ko afite ibyaha cyangwa ari umwere of course ariko burya ngo ababurana ari babiri umwe aba yigiza nkana ikindi kandi ikinyoma gifite ibimenyetso gitsinda ukuri kudafite ibimenyetso wari ubizi yewe buriya twaga nako ibyo ni akazi kacu murakoze ikinyoma gifite ibimenyetso gishobora gutsinda ukuri kudafite ibimenyetso ibintu byose ni plan maka ndakubaha ndagukunda really do you love me uzi se ibyo wakora byose kugira ngo unyegezeyo amagambo yose wambwira niyo wantunganye niyo wakora iki even if niyo wambwira ngo urasohoka muri iyi nzu ntabwo bikuyeho ko nshobora guhindura ibyiyumviro ngufitiye nzakwizirikaho nta hantu uzanshikira mpaka ugomba umugore wawe ko nta wundi nshaka usibye wowe maka ntabwo nshaka kubabaza gusa umenye ko mu buzima bwanjye harimo umugabo umwe gusa uwo mugabo rero ntabwo azigera aba wowe so please wait ugiye ntabwo mbizi what do you mean niba wumva ko ntashobora kuba inshuti yawe
ibirenze ibyo ngibyo ntabwo nabiguha. Nese harakurikiraho iki? I'm leaving. Uri kwikinira ariko kenshi uhorotsa wait kenshi uhorotsa banga kugufata nka mushiki wawe, kugufata ngo nk'inshuti. Inshuti ndazifite, mushiki wanjye ndamufite, urumva even na mama ndamufite. So rero ntabwo nshaka kugufata nk'umuntu dufite icyo duhero cyangwa se dufitanye isano. Wowe ngomba kugufata nk'umuntu ugomba kumasitati y'ubuzima bwanjye busigaye. So rero waguma hano, wagenda aho uzaba uri hose nzagusanga. Okay. Tangiye gusunika umupira bivuga ngo kuba papa mwari yarinjiragayo akanasohoka bakanakora naho wabonagayo. Gashamura we nawe wabonagayo? Shamura siko yambwiye ko nsekaga neza namuvuga nabi. Wamugana ko zuri ikicucu gusa. Ntiwamuvuga nabi kuko akubwira yuko useka neza. Uzikare we mugabo wenyine wambwiye ko ndi mwiza. Niwe wenyine pe nta nundi wabona ubwiza bwawe. Umva reka nkubwire rero sibyo? Ntabwo namumenera ibanga. Umvire ku mugabo. Umugabo wanjye yanyibwiriye kuri mwana atari uwe. Ngo sabe imbabazi umvire ku mugabo. Tuva ku mugabo wawe ariko tubanza tuvuga ibyanje. Uziko Gashamura ambwiraga ngo nsekaga neza nkaje numva utuntu turimo turanje muri bino bice by'epfi. Hanyuma se n'uburwayi ibijuye bijawe ntabyo ajya kubwira. Arambwira ngo ngenda ngwino. Ubwo se ari ibijuye bija n'uwo ngo wirwa kubwira amagambo ntacyo kumarire ubwo umugabo ninde? Ntabwo mbizi. Ubwo nyine Gashamura ajya yirwa gutereta bijuye bija akora akazi nijoro. None simbwira. Koko se papa mwari yabihakanye. Papa mwari yambwiye ngo ntago ari wese wuriya mwana. Rukas uriya gare amatwi se agura ngarebaga. Uzaje urareba guca hano. Urebe na guca hano usubije hano. Urebe na gahanga. Na gasatsi kuna gaconga kuzahita umenye uko byarangiye. Umugore ugira amagambo harahiye. Umva ngiye reka nkubwire. Harakongotse. Ikintu gitumye gukura mu buri bari yagore bagenzi bawe dore niba wirirwa utuvugaho. Narindi kukwisabira ngo ndakwiyamye. Erega njewe ndakwiyamye wa mugore we. Nibyo rwose uranyiyamye kandi rwose wa mugore we ndi kubyumva. Naza kugutereta akakwaka ukamuha akagutera inda aba ari guzaza kumbwira amagambo yose. Utegereje ko ako kwirirwa uncungacungira umugabo wagira ngo ahari. None si nta kuntu je nawe twafatanya hanyuma tukareba uko twagarura umugabo wawe mu murongo. Uwawe se wawe urimo mbere yo kugira ngo ujye gushaka uwanjye. Ubu wowe uzi yari. Reka da wanje. Iminsi amaze uzi yari. Wanje siko yashaje. Naga gifite amaraso menshi. Ukeneye umusore muzima noneho ugifite akabaraga. Oya nje nawe twaje turaganira nkareba ngo ndimo mu mwari kari ciza. Ni gute iyo sanova piri kuzagati yanyu tukareba ukuntu amaso ge tugahindukiza gakaza kuri wowe gusa. Ukabumva twakora iki se madame? Mana yanjye. Guhumuriza dore nahaba ari muri riyangarani muri ibi bitureba kuse noneho yagiye kukumana. None se igihe cyose akunda kuba ari ahangaha? Umva nahanga abaryamye ahanga cyangwa akajya kucarara muri biriya biti n'iriyangarani aba yarimo atoragura ibinashyira mu kanwa n'ukuri. None ubuse umuntu aramushakira imwuka byaramo. Nta yindi seta uzi abaho? Naho ngo ni iseta saracuruza nta nyine ariko akunda kuba. Nyine rega y'uburyo umuntu aba ahantu buri munsi akaba hicaye akaba ariho yasariye katubyite gutyo ko ariko yasaze nyine ko n'umusazi. Sibyo? Nta handi hantu tugomba kumurebera nahangaha niba tumubuza ahangaha ubu turasubira mu rugo tuzagaruke kumushaka cyangwa se ngewe uzantumaho n'umubona. Oya Guhumuriza ntabwo bishoboka n'ukuri ntabwo wagenda utamubonye pe byibura ngo umfashe nawe kumwitegereza umbwire koko niba uyu muntu ari umurwayi cyangwa ari ibyo yigize nahangahe rega akunda kuba ari. Oya ngewe ndamusemuye nawe umva uretse wumve genda musemuye nawe nahita amenya niba ari muzima atari muzima.
njye n'ubundi ni nabyo nashakaga najya byibura muhure kuko azi ko uri umuganga we musanzwe muziranye wenda yakubwiza ukuri akakubwira ati wenda ndi muzima nibyo nigize cyangwa akakubwira ati cyangwa ukamenya niba yarasaze wenda hari n'ibindi yashaka kumbwira bigendanye n'uburyo nibura ashaka kunyisanzuraho ambwira wenda umugambi afite ni ukuri nanjye narumiwe ko buriya nimba uzi ko bimaze igihe kingana gutya bishobora kuba ari seriye cyangwa atari seriye ariko niba hari icyo utekereza wowe ukumva nese hari ikiganiro muze mujyana ku buryo waba ufiteho nosiyo kuri ibyo bintu nibura bakubwire ko wenda yaba ari umupango yaba afite mana yanjye ubuse kuko nyine twarabivuganye igihe none anambwira yuko ari muzima ari byo yigize ngo akeneye yuko bazamfunga niyo mpamvu pe niyo mpamvu nagushakaga arakubwira ngo ni muzima none se urashaka ko ari umusazi agisarishije njye yarabimbwira arambwira ngo ntabwo akeneye uko bazamufunga oya njyewe reka nkubwire duhuye gutya niduhura leta nkubwira ko erega n'umuntu usara avuga ko ari muzima none se abasazi bose bemera ko ari abasazi keretse niba ibyo bintu yari kubwiranye ubwenge ukumva kuko abikubwira ari nk'umupango yateguye aho icyo cyo ndacyemera ariko niba arabivuze gutyo kuko nta muntu usazi wemera ko yasaze ariko genda duhuye nahita nkubwira ngo umuntu ni muzima cyangwa si muzima Farumariza ubwiza ukuri pe uburyo yabimbwiyemo ni muzima ahubwo kuba abantu bashobora no kunyizera njye ikintu nashakaga nagira ngo byibura abikwemere ko ari muzima umwemeze umukonvinsinge azasaba imbabazi kuri Birasa numve yuko byibura nanjye nagira amahoro ariko yatunguka imbere ya Birasa n'ibintu yamukoreye Birasa se nibura yemera kumuha imbabazi Birasa byo nibura wumva ubona imbabazi yazitanga kuko Birasa yarababajwe bihagije yaratozeshwe bihagije sinzi niba Birasa zemera gutanga imbabazi n'igihe nawe yarafatura mugambi wo kwigira umusazi ko amaze kubona gusaba imbabazi nta kintu bya mbega ntaho yahera asaba imbabazi ariko gihe duhuye nabimwumvisha nka muganga hanamubwira yuko ndi bumuhe n'umuti nasaba n'imbabazi bazimuha sibyo nagerageza nkabimwumvisha rwose njye ni nacyo kintu nashakaga mama wawe afite ibintu byinshi abitse nanjye twarakoranye nk'umuganga ariko afite ibintu byinshi abitse none se buriya Ruhumuriza mu byuzi by'amabanga ye waba ubizi yuko mama yishe data umwari oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze